bavandimwe, inshuti zanjye, bene data, isabato nziza kandi amahoro y'Imana abane namwe. Ngibasuhuza, nitwa Bizimana Jean Claude. Nezerewe Imana umutima wanjye ko igikomeje kuturindira mu buntu bwayo, kuba tugihumeka umwuka w'abazima ntabwo ari kubw'imbabazi za Satani cyangwa se impuhwe z'umubi, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana n'urukundo rwayo idahwema kutugirira uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu mvuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya nje rero kandi ndaje, icy'ingenzi nta kindi, nje kugira ngo mutaramireho gato maze mususurutse. Nifuje kugusogongeza ku kivugo, nifuje kugusogongeza ku butwari bw'abavandimwe batugaragarije mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mwaka ku itariki 7 z'ukwa 4 mu 1994, ubwo igihugu cyacu cy'u Rwanda cyari mu icuraburindi ry'umwijima, kiri mu gihe cy'amage akomeye. Bakuru bacu, abavandimwe bacu baritanze kugira ngo barenganure inzirakarengane zarenganaga zizira uko Imana yaziremye, maze bakora imirimo y'ubutwari. Jenoside yakorerwaga Abatutsi mw'uwo mwaka wa 1994, Imana irabashoboza barayihagarika. Njye ntago nabona icyo nabitura cyangwa se nabahemba, gusa numvise ko nkwiye kubatekerezaho maze nkarata ubutwari bakoze muri icyo gihe, baba abakiriho cyangwa abatakiriho. Iki kivugo ni icyabo nabahimbiye, maze bituma bakusanyiriza hamwe bashyira mu kivugo. Iki kivugo cyitwa ikivugo cy'inkotanyi z'Amarere. Mwamfura mwe munkurikiye, ndabasabye mu ntege yombi mwokabyara mubyaje imbyeyi, murakagira imfizi rusine ibyara yishushanya, kandi ntimukabura amata mu gisabo. Nyemerera tugendane.
ndaje ndi Runyurabaga Remera rwa Nterubantoreye intore zananiwe umwimirizi, intaganzwa z'iburasirazuba bw'u Rwanda zambonyemwo umuvunyi nzimurikana rwa Kirenga icumu ryera ikigenda, kivugo cy'inkotanyi ziza amarere, shengeragira iwanyu murakarikiriza amarere, intwari mwanze guhera ishyanga mu ishyamba rya Nkore rya Uganda mwaricanye mw'inkunyi inkushyi iravuga, arazumva arazivuna minega ishoboye inkiko imakana guhunga iya rudakomerwa, rutaganiragana urugamba rwerekeranije iminega n'ababisha, rudasumbwana imitima imiheti ihanye imigongo imbasha ya leta igisa Fredi Rwigema, rugema intwazi intwari zikarengera igabiro, inkuru yo guhurura imusanze muri Amerika, igihugu ntaraka kibeshya imihigo, kirago ntiyakikojeje ku mubiri, yakoze mu ntege ataye intebe ateye intambwe imwe abanyamahanga bahasira isimba gatanu, ayiwe komera nganza mihigo twataramanye ntukamara imyambi mu mutana impara zicyurirana, atabara u Rwanda urw'imbunda rutarahamu rw'inkwaro igikotana, urugamba rutarakorana impembe ku nkambi za Rukaba igikuba kiracika inkora y'Abahinda, Abahima bahanika rwahama ngo u Rwanda rwera inkotanyi ku rugamba ibikomere ntizikibyima umubiri, igatuna na Kagitumba inzira ziyitobora idasanzwe, zambuka Kibera nkimaze kweye umuseke urinda gukeba, uwo munsi z'amarere zirawusegeka, mu Mutara zihatungukana isheja n'ishema ribashengura nk'iry'imfizi y'inzovu, abarasa rurinze dusanga ingabo za Muvoma zikivanga n'iza Mitera, Mitera atanga abandi kubaza ati mbese izo nzirabwoba ziri mwonde ko ndeba nkasanga urwo rugamba rw'abagangaraye, Kayonga na Turagara na Bingi na leta ikayitare, bamusubiza bagira bati zirimo rutabura imigabo yo kurinda umuhungu utagungizwa n'igitero, atwara inkota iniga abakinzi n'umuheto ubuza abazungu kwisararanga i Rwanda, akanatsinda afite n'intare batinya igitanka izamugana, umugabo wanze guhera ishyanga ngo aho guhera ishyanga yahera mu birunga, mu rugano rwa Karisimbi na Muhabura igihugu ntaraka kibeshya imihigo, iyo akandagiye ikirunga arangamiye jari, arwana ijoro ryabaye umurinda mo Kigali, mu ruhengeri rw'umurera yimana biseruka, mwamfura mwe munyemerere ncumbikiriza aha, reka bempiniye aha n'abasogongezaga, nanjye ni umuhungu wavukanye izingiro ry'abagabo, kandi ndacyakora mu Mutana nkibwira abatanazi, nakora mu nkokora inkoko zikabika, nakora mu mabano abarangamyambi bagakaza urugendo, ndacyatera icumu ry'abagabo kandi n'umuhunda waryo ikajyana, unyemerere ejo uzaze twongere tuhahurire, nzasubukurira ahantu aringereje, ni karibu, kandi imfura aho zisezeraniye niho zongera guhurira. Nongera kukwibutsa ko ibyo urimo byose, ibyo ukora byose, ibuka ko nawe Imana igushaka kugira ngo ubugingo bwawe buzagira iherezo ryiza. Imana ikurinde kandi ikwishimire, mugire ibihe byiza muvandimwe.
amen. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cy'ivugabutumwa, ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kidufasha kandi tucyungukiramo byinshi cyane ku bihereranye n'amahame akwiye kugenga umukristo. Niba wakunze iki kiganiro, fasha n'abandi kibagereho. Kora subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo buri butumwa bwose dushize kuri iyi channel bujye bukugeraho. Nurangiza uze no muri comment dusangire ibitekerezo. Turagushimiye kubw'uruhare wagize mu gukurikirana iki kiganiro cy'ivugabutumwa. Naho ubutaha.